utekereza ko abantu bakwitayeho, utekereza ko abantu kuba uriho hari ikintu bibabwiye. Nimba wumva utekereza ko kubaho kwawe hari icyo bibwiye abantu, ko abantu bakwitayeho n'ibyo ukora byose, igisubizo kumva koko urasubije ngo yego bakwitayeho cyangwa ibyo ukora babyitayeho cyangwa kubaho kwawe hari icyo bibabwiye, uribeshya. Uyu munsi tugiye kukubwiza ukuri kugira ngo ubyemere neza. Uramutse upfuye uyu munsi, ejo nta muntu waba ukikwibuka. ubwo uhita usubiza amaso inyuma ukareba abantu bari bakomeye b'ibihanganje bakoze ibintu bihambaye cyane. Uyu munsi nta muntu ubitaho, nta n'umuntu uri kubibuka, nta n'uwo bari kubabaza. Noneho n'iminsi yarahindutse, ibihe turimo bitandukanye n'ibihe bya kera cyane, ku buryo uyu munsi ikintu abantu bavugaho, ikintu kibatinza kibarangaza abantu bose ukumva kirababaje, ni ikintu kitakimara igihe kinini, bitewe n'uko inkuru ziba ari nyinshi, akantu ku kandi, hano harahiye, hano bigenza uku, ugasanga uzarebe n'igisebo cy'umuntu n'ikikimara kabiri cyaba yari umuntu ukibyibuka, hahita hazi ibindi bintu bita bitwara attention y'abantu. Nta muntu ukimara kabiri akiri gutekereza ku kintu kimwe. Bivuze ngo nawe uramutse upfuye uyu munsi, ejo nta muntu waba ukikwibuka. Ukiri umwana wenda abantu bakwitagaho kuko nyine baba ari ngombwa ko bakwitaho, ariko iyo umaze gukura nta muntu uba ugomba kwijijisha ngo yigire nk'aho akwitayeho, kandi nawe ukomeze wiyumvemo ko witaweho. Bino bintu tugiye kuvuga bishobora kukubabaza, ukumva bibabasha amarangamutima yawe, ukumva ntubyishimiye, ariko ni kukuri kwa nyako. Kugira ngo wumve ko bino bintu tugiye kuganiraho ari n'ikintu cy'ingenzi kuri weho, uramutse umenye ko nta muntu n'umwe ukwitayeho no kubaho kwawe nta muntu n'umwe ubyitayeho, ibyo bintu ni ikintu cyiza ku buzima bwawe, kuko ibyo umaze kubimenya uba ubohotse, birakubohora. Iyo umaze kumenya ngo nta muntu unyitayeho, kubaho kwanjye nta muntu ubyitayeho, uyu munsi mfuye nta muntu ubyitayeho, ejo hazaza nyuma y'iminsi ingahe bazaba banyibagiwe, ibyo byatuma utera imbere, byatuma wumva ubayeho ubohotse. Kuko uyu munsi wa none abantu benshi babushywe no kumva ko hari abantu babitayeho, hari abantu bitaye ku buzima bwabo, hari abantu batekereza ku mibereho yabo. Ibyo nibyo biri gutuma abantu benshi babayeho nk'imbohe. Ikindi, ibyo uramutse ubimenye waba ubayeho ubohotse, ukabohoka gereza wari urimo yo kumva ko abantu bagomba kugucira urubanza. Uyu munsi abantu benshi babayeho muri gereza yo kuvuga ngo abantu ni inkora ibi, barambona gute, ubuse bazamvuga gute, bazabifata gute. Uramutse rero umenye biriya ko kubaho kwawe nta muntu bifite icyo bibwiye, ko n'ejo upfuye nta n'umuntu wakwibuka umunsi ukurikiye, ibyo byaba bikubohoye iyo gereza yo kuvuga ngo ese abantu barancira urubanza, barambona gute. Ndetse icyo gihe waba ubohotse kugira ngo noneho ube weho wa nyawe n'ubushobozi bifitemo bwose, wirekure ujye ukora ibintu nta kintu witayeho. Umugabo hano ari kuduha ubuhamya atubwira ngo ibi bintu yabitekerejeho neza byo kumenya ko nawe umwitayeho ibyumweru 3 bishize, ubwo yari aryamye mu buriri arwaye ikibyimba cyo mu mutwe, bamubwira ngo urwaye icyorezo gikomeye cyane ku bwonko, ikibyimba ku bwonko, ndetse ubuzima bwe buri mu kangaratete. Ati natekerejeho nari ndyamye mu buriri ngo urupfu ruramutse ruje none harukahita runtwara muri ibi bitaro ndyamyemo, nta muntu n'umwe wabyitaho. Ati ndetse nta n'uwahumbya nyuma y'igihe gito cyane gishoboka naba maze kwibagirana. Uyu mugabo aravuga ngo naryamye ku buriri bwanjye ndatekereza ngo urupfu ruramutse ruje none aha naba mbaye undi muntu umwe, akantu gatonye, cyangwa se undi muntu umwe uvuye muri za miliyari zirenga 8 z'abatuye isi. Muri make naba mbaye kandi kantu gato cyane kavuye kuri uyu mubumbe w'isi wuzuye abantu benshi, cyangwa se bahora bavaho buri munsi. Bino bintu ushobora kubyumva kumva biguteye depression, kumva ko uramutse upfuye wahita wibagirana, nta n'uwitaye ku mibereho yawe, ndetse ko n'ibyo wara wishyiramo ngo abantu bakwitayeho cyangwa isi kwitayeho cyane, uri uw'ingenzi cyane kuri iyi si. Uramutse upfuye none ahise irakomeza ikikaraga, akazi wakoraga undi muntu araza akagusimbura, ibintu byose bikomeza kugenda nk'uko byari bisanzwe bigenda. Abantu bize indimi cyaba igifaransa cyangwa icyongereza baba bafite certificate zibyemeza, mbaza ni inkuru nziza. Ubu dufite offer nziza yo kujya gutura ndetse no gukora muri Canada ku bantu bafite certificate zerekana ko bazi indimi hagati y'icyongereza ndetse n'igifaransa. Aya mahirwe azaguhesha kuva i Kigali ufite akazi, visa ndetse n'ubwenegihugu bwa Canada ibizwi nka permanent residence. Icyo usabwa nta kindi, urasaba kutugana muri Rama Travels tukagusobanurira burambuye, ndetse tukanagufasha gutangira process yo kubona ibyangombwa. Bifata hagati y'amezi 3 8 ngo ibyangombwa byose biboneke, kandi ku kiguzi gisabwa wishyura 50% andi ukayatanga wabonye visa. Ntuhangayike kandi kuko ugize amahirwe make n'ubone visa, tugusubiza amafaranga yawe havuyeho make service. Tugane muri Rama Travels uyu munsi tugufashe kubona ibyangombwa byo kujya gutura ndetse no gukorera muri Canada ufite permanent residence. U Rwanda n'abarutuye bamaze kumenya agaciro k'ikoranabuhanga. Ibyo ubwabyo ntibihagije kuko banakeneye n'iduka ryizewe ryo kuguriramo laptop zigezweho ndetse na accessoires zazo, kandi ku biciro binogeye amatwi yabo. Aho ni muri Rape Technology Limited, iduka ricuruza imashini ziganjemo HP, Lenovo, MacBook, Microsoft Surface, gaming laptop n'izindi zitandukanye.
niye handuzi batanga garanti y'umwaka ku gikoresho cyose uguze uretse muri Rape Technology. Bagufasha guhahira ku masoko mpuzamahanga nk'Ubushinwa ndetse na Dubai, ukaba watanga avance ya 50% y'igikoresho batumye andi ukayatanga gikugezeho. Bakora amasoko, bagatanga ubujyanama ku ikoranabuhanga, bakorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya TCB munsi ya Simba. Abahamagare cyangwa ubandikire kuri 0782 unabasange ku mbuga nkoranyambaga zose bitwa Rape Technology. Rape Technology Limited, join the digital life. Ariko ugasanga urutekereza ko isi ishobora kubura amahoro udahari. Uya ibi ngibi iyo uramutse ubimenye uba ubohotse. Ntabwo ari ibintu byakagombye gutera depression bino ndi kuvuga. Ni ibintu byo bigomba gutuma ubaho ubohotse. Uko nuramuka utekereje ukuntu nta muntu n'umwe ukwitayeho byanyabyo muri kano kanya, ndetse kuramutse unapfuye twakwibagirwa byihuse. Ibyo ngibyo mbere na mbere bibanza kugukuramo ubwoba bw'ibyajyaga bigukanga muri iyi si. Ndetse icyo gihe ububohotse na bya bitekerezo by'abantu bidafatika byajyaga bituma usubira inyuma cyangwa se udakora vuba vuba kugira ngo utere imbere. Ugasanga hari ibintu utinya gukora ariko wumva ngo bose barambona gute, barabifata gute, biragenda gute. Icyo kintu nakubwira ngo uramutse ukimenye, ibyo bitekerezo by'amafuti ntabwo wazongera kubitekereza. Ibyo bintu kugira ngo rero ubimenye neza, ntabwo ngira ngo uzabimenye ari uko nawe urembye habura gato ngo upfe ubona ko urupfu rugiye kuza, ngo uhite ubona kwibuka ko hari abandi bantu benshi bari bakurenze, bakoraga n'ibirenze byawe, bari bitaweho cyane, wabonaga kuri iyi si bitaweho, bapfuye ariko bakibagirana. Ntabwo ibyo bintu ngira ngo uzabimenya ari uko habura gato ngo upfu uri mu bitaro, urwaye, urembye, wabaye pararize, ngaba ari bwo ubyibuka. Bimenye nonaha ukiri muzima ko nta muntu kwitayeho. Kubaho kwawe uramutse kutakiriho, isi irakomeza n'ubuzima bukagenda no kurushaho ubwo kubuzima bwari busanzwe buri ku isi bumeze. Ni akantu gato cyane kaba kavuye kuri uyu mubumbe wacu. Ibi bintu singira ngo uzabimenye ari uko uhemukiwe, ugambaniwe n'abantu wari uzi ko bakwitaho, bagukunda, bafite ibyo bagusezeranije, za sinabaho nagufite, ngo icyo gihe nibaguhemukira ubone kumenya ko koko abatuye iyi si batakwitayeho no kubaho kwawe batabyitayeho. Ugomba kwicara uzi kuno kuri kubuzima muri kano kanya. Ugomba kwicara muri kano kanya uzi kamere muntu kimeze. Ikiremwa muntu muri cyo kamere yacyo ya nyayo ni ukwikunda aho kiva kikagera. Abe wa muntu ukubwira ngo nagupfira, ngo udahari sinabaho, ngo bigenze gutya, ukimara gupfa nyuma y'iminsi mike itashaka undi mugabo cyangwa itashaka undi mugore. Iyo umagara aterewe hejuru, aye niyo yasama mbere. Ndetse n'akazi kashobora kukagusimbuza kugira ngo bakwice kandi mwari inshuti. Kamere muntu bundi ya nyayo barikunda bose. Ndetse n'ibibazo byawe nta muntu n'umwe ubyitayeho buriya. Ushobora kuza ukabwira abantu ibibazo byawe ukagira ngo bakwitayeho, ariko nta muntu n'umwe ukwitayeho. Ari ukuntu uri kubwira abantu ibibazo baba bari kuvuga ngo yo koko se nuko byagenze se, ukagira ngo bakwitayeho byanyabyo, ariko nta n'umwe muri bo ubu byitayeho. Uko n'ubundi iyi si turimo yuzuye ibibazo, abo uri kubwira ibibazo byawe n'ubundi birangira atandukanye nawe, akibuka ko nawe afite ibindi bibazo bishobora kuba biri no munsi y'ibibazo byawe, ariko ibibazo bye nibyo ashyira imbere. Ashobora kuba afite amafaranga menshi ateganya kuzayakoresha nyuma y'amezi 5, akaba yatuma uburara akakubwira ati shana amafaranga mfite, kuko avuga ati ninyamuha se ngenda ari kuzayakoresha ibi nibi, kandi ari ibintu wenda biri na kera, ari n'akantu gatonya wamusabaga. Bivuze ngo birangira n'ubundi buri muntu wese wo kuri iyi si afite ibibazo bye. Ibibazo byawe rero nta muntu byitayeho, cyakora bashobora kwigira nkaho babyitayeho, ariko ntabwo babyitayeho. Ibyo ngibyo iyo ubimenye mbere ukamenya kamere muntu, bituma ubaho noneho wibohoye, nta n'ubucira urubanza, nta n'urakarira, kuko hari abantu aba yumva ko abantu bagomba kumufasha, abantu bamwitayeho, aribo babantu uzagenda usanga avuga ngo siko runaka nta kintu yamfashije, yari kungirira gutya, kucyo utangire gutya kandi tuziranye. Nta dena kurimo nabo bafite ibindi bibazo bye byinshi cyane. Ibyo ngibyo iyo umaze kubimenya, ya migozi yagusubizaga inyuma, yagufataga mu buzima bwawe uko wabubagaho, yose uba umaze kuyica. Ikintu cya mbere ugomba kumenya muri kano kanya, uri kunyumva wese, buriya wifitemo ubushobozi buhambaye cyane ndetse budafite igaruriro. Gusa ubwo bushobozi bwawe impamvu utabukoresha bwose bwuzuye Imana yaguhaye, ni ukubera ko ugifite ibyo byose bikugose. Ubwonko bwawe ubwawe nibwo bugukumira kugira ngo ibyo byose utabigeraho, udakoresha bwa bushobozi bwawe 100% Imana yaguhaye. Buriya ubwoba abantu bose mugira, ndetse no kumva utifitiye icyizere, hari utuntu ushidikanyaho, bishobora kugenda neza, bishobora kwanga, bwa bwoba umuntu wese aba afite butuma hari ibintu adakora kandi ari byo wenda byakabashije kuba byagira icyo bimugezaho. Akenshi ubwo bwoba buturuka mu mitekerereze yacu, n'ibyo twimagina ngo bizatubaho. Abantu bashaka kubibona gutya, ariko mu by'ukuri siko baba bari bubibone.
kuko nakubwiye ko nta muntu n'umwe ukwitayeho. Ibyo ubwo bwoba n'ibiki byose buriya ntabwo bibaho, ahubwo wowe uragenda ukabirema mu mutwe wawe, muri make uba umeze nk'uwiremeye inzitizi n'imigozi igiye kukuzirika. Ariko buriya iyo umaze kubimenya neza ko kuri isi nta muntu ukwitayeho, ubwo bwoba, ihungabana, kumva ngo barabibona gutya cyangwa babibona gutya, iyo gereza tayari uba wamaze kuyisohokamo, kuko uba ubizi ko nta muntu ukwitayeho. Buri muntu afite ibibazo bye, uba umaze kumenya ko uramutse upfuye noneho isi yakomeza ikabaho, n'abo bantu watekerezaga ngo barambona gute ntabwo bazongera no kukwibuka weho ubwawe kubaho. Ni gute bazajya no kwibuka twa tubazo wajya kugira? Oya, cyangwa ngo bajye kwibuka ibyo wakoze ntibigende neza. Ibi ngibi numara kubyumva neza ibyo ndi kukubwira ukabishyira mu mutwe wawe, uraza kuba umeze nk'umaze gufungura noneho bwa bushobozi bwawe bwose 100% Imana yakuremanye, utangira ubukoreshe nta bwoba na bucyo ufite. Gusa nanone ikibabaje, ibi bintu ndi kuvuga turi kwemeranya namwe mwese, shyira muri comment ngo turi kwemeranya. Ibi bintu ndi kuvuga turi kubyemeranyaho, mwese muraza kuvuga ati ibintu uriya muntu yavuze nibyo, ibi byose avuze nibyo 100%. Ariko ejo mu gitondo wongera ubyuka ukiri nk'uko wari umeze, uri umuntu wikeka ufite ubwoba, barambona gute n'ibitagenda uku, usanga uracyifitiye bwa bwoba, cyane cyane buterwa no kumva ko wari ukwitayeho, ukomeza ube wifitiye ubwoba umeze nk'imbeba. Kandi ibyo nakubwiye byose wumvaga ko ari ukuri unabyemera, ariko wongera usigarura ikinyabwoba. Baze ko hari n'ababafite n'ubwoba bwo gukomeza bwo kuba umuntu yavuga ngo ngiye kwa approaching uriya mukobwa muterete, nabyo bikamutera ubwoba ngo ubuse ngo byanze babibona gute, cyangwa se yaneje abantu ngo cyangwa iki, utuntu nk'utwo ngutwo dutonya natwo tukagutera ubwoba. Uramutse unapfuye mbere yo kwikanga abantu nta n'uwazongera kwibuka kubaho, ariko uraza kuguma n'ubundi ukiri umuntu utinya utuntu, kugeza aho utinya utuntu dutonya nk'utwo ngutwo. Kugira ngo wumve neza impamvu ndi kukubwira ko kuri iyi si buri muntu wese yikunda kurusha ubuzima bw'undi, kugira ngo wumve ko upfuye uyu munsi nta n'umuntu n'umwe wabyitaho. Ni benshi bapfuye mwava gushyingura mukajya kwinywera amayoga mukirirwa museka, bugacya museka, ubuzima bugakomeza nkaho nta cyabaye. Kuriya niko kuri, uzabibonera ku biriyo byose ujya ujyaho. Turaza tukavuga ubugambo mugasubira inyuma mukajya kwisindira mugaseka nkaho nta cyabaye. Nta kantu gatonya kandi kaba kavuye kuri iyi si kagiye. Ushobora kuza tukavuga ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo byakozwe n'abandi na benshi cyane barenze banakoze n'ibyo ngibyo tuba turi kukuvuga, ariko mu by'ukuri twarabyibagiwe abantu ntabwo tubazi. Kugira ngo ubyibuke, dusubiye mu mwaka wa 2020, uribuka ubwo corona yari imeze nabi hirya no hino ku isi, abantu bari kutubwira ngo mugure ibintu, muhahe, mufate stoke, mushyire mu mazu yanyu kuko mugiye kumara igihe kinini mudasohoka mu mazu yanyu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu by'i Burayi, uzi ikintu cya mbere cyabanje guteranya abantu cyabaye ikibazo? Abantu bajyaga muri supermarket bakajya guhaha papier hygienique zashize mbere, kuko hari abakoresha papier hygienique cyane muri biriya bihugu byo mu burengerazuba. Papier hygienique nicyo kintu cya mbere babanje kugura cyinshi, kuko baravuga ati papier hygienique tuzazikenera ku bwinshi kandi nizo dukoresha. Byabaye ngombwa ko bazajya bazirwanira muri supermarket. Abantu ho kugira ngo umwe avuga ati akira dusaranganye, barwaniraga izi papier hygienique kugeza aho bicana, kuko buri umwe bagavuga ati niyo nagukura iryinyo batanaziranye gatahana iryinyo ryawe rirutwa nuko na papier hygienique. Ibaza ku gaciro, ariko bararwanye bavushanya amaraso baricana bapfa papier hygienique muri bino bihugu by'ibihangange twemera muri covid. Buri umwe avuga ati ngomba kuba mfite stock ya papier hygienique nyinshi mu nzu, nzajya njyana mu bwiherero nkayikoresha, ku buryo umuntu akureba uri umugore uri umugabo akagukura iryinyo akavuga ati ngukuye iryinyo kugira ngo ntware kano kazingo ka papier hygienique kabe kari mu rugo rwanjye, nje nigira ku musarane nkora ibyo nkora neza, bikaruta agaciro k'ubuzima bwawe n'amenyo yawe. Ibyo ngibyo rero bihita bikwereka agaciro abandi bantu baguha iyo bigeze ku kwikunda n'ibibazo byabo. Nibyo biza imbere, niyo we wabona ari akantu gatonya ku buryo ujya kuvuga ngo uzi ko twapfuye akantu k'amafuti. Ntabwo ujya wumva umuntu avuga ngo ibaze ko twapfuye akantu k'amafuti tuzira akana kanaka. Nuko nguko niko gaciro abantu baguha, ako kantu we wita k'amafuti uwo muntu ababona kakurusha agaciro. Ibyo rero numara kubimenya bizakubohora ya migozi yo gutera ubwo bikubwira ngo abantu bakwitayeho, ngo bambona uku, ngo ngize uku babibona uku. Oya, biramutse bibaye ngombwa nk'uko twabibonye mu mwaka wa 2020, ikiremwa muntu cyakwica kugira ngo gitahane papier hygienique, toilet paper. Ariko ibyo ngibyo ugasanga abo bantu utekereza bakurutisha papier hygienique bajyana kwihehesha, ugasanga nibo bantu batuma ugira ubwoba ukitinya ntukoresha ubushobozi bwawe bwose. Akubwiye ngo abantu basige bagira ubwoba uko abantu bari bubone, uko abantu bari bubufate, kugeza aho umuhungu atinya no kuba yagenda agabwira umukobwa ngo ndagukunda muterete, kubera uvuga ngo barambona gute, barabifata gute, ubuse sinigize gutya,
nyine utuntu nk'utwo ngutwo twose. Nuramuka wikuyemo igitekerezo kikumvisha ko abandi bantu bakwitayeho, wajya gukora ikintu ugatekereza abandi bantu uko babibona cyangwa uko babifata, uzaba weho wa nyawe. Buriya ushobora kuba ubayeho ubuzima bwose utaribwiza ukuri, nawe utiyuze utazi n'ubushobozi wifitemo, kubera buri gihe ukora ubanje kurebera ngo bariya bantu se birabanezeza, birababaza, bazamfata gute, bazamvuga gute, ugasanga ntabwo uzi ubushobozi bwawe muri weho n'uburyo curi igikoko. Kugira ngo ubyumve neza, nimba namaze kukubwira ko abantu batitaye ku kubaho kwawe, ni gute rero bazita ku bibazo byawe? Cyakora bazijishisha bigire nk'aho babyitayeho. Buriya kugira ngo ubyemere uzabicunge neza, ushobora kuba uri kubwira abantu ko ufite ibibazo byinshi, bakigira nk'aho bababaye, bari kukumva bahangayitse rwose, ahubwo banatanga ubuzima bwabo kugira ngo icyo kibazo cyawe gikemuke. Ariko Imana yaduhishe kureba mu mitima no mu mutwe, ushobora gusanga bari gutekereza ibyo bari buze kurya bageze mu rugo, ese ka kantu nasize mu rugo bataragatunganya, ese umukozi ubu yamaze guteka, ese ibintu byamaze kugenda gutya, ugasanga nibyo bari kwitekerereza mu gihe weho uri kuri uri kuvuga agahinda kawe, umuntu ari kukwereka akakwitayeho, ari ibyo bintu bimuri mu mutwe. Cyangwa se mu gihe uri kumubwira ibibazo byawe, aho kugira ngo yumve ko hari icyo yagufasha, akaba ari kwitekerereza ngo ibi bintu ngiye byabaye kuri uyu, ngomba kuzarwana nabyo ngiye ntibizambeho. Agatekereza ubuzima bwe, akaba ari byo ashyira imbere. Yajya no kuvuga iyo nkuru yawe ibibazo bamubwiraga, akagenda avuga ngo shangiye biriya bintu byamubayeho ntibyambaho kabisa. Aba ari kugira ngo ahubwo noneho ibyo bibazo byawe yabiboneyemo isomo kugira ngo we arinde ubuzima bwe kurusha uko yakumva akakugira inama. Hari n'abo buri kubwira ibyo bibazo byawe bari kwitekerereza ngo uyararangiza kutubwira ibibazo bye ryari ngo njye kurangiza ya filime ruko yari ari gusobanura. Niyo mpamvu buriya nk'umuntu akenshi uba ugomba no kwirinda, cyangwa se ibintu byo kugenda ubwira abantu ibibazo byawe ukanabireka. Sinzi umuntu washutse abantu ngo kubwira abantu ibibazo byawe, kugenda uvuga ibibazo byawe ubiririmba nabyo ukabigabanya. Umunsi wa none iyo ndi kuvuga bino bintu byo kugira ngo buri muntu yumve ko nawe umwitayeho, ahanini mba ngira ngo bize kongera bigaruke by'umwihariko ku bagabo, kuko abagabo uyu munsi wa none bafite ikibazo gikomeye cyane. Babayeho ubuzima bw'ikinyoma ku buryo nta muntu wigeze ubwira abagabo ko nta muntu n'umwe ubitayeho, nta n'umuntu baramutse bapfuye wabitaho, n'ibyo bababwira n'imvune zose bakora bagashyira mu bintu byose kugira ngo bite ku bandi bantu. Ibyo bintu ntabwo bizigera bituma n'ubundi uhabwa ako gaciro. Banza ubimenye. Impamvu mbikubwira ni iyi: abagabo benshi ngo uyu munsi wa none ku isi bari kwiyahura, kubera ko nta muntu wigeze ubabwira ko n'ubundi isi itabitayeho. Bo bakomeje gutekereza ko ngo isi bitayeho izabibuka, izabagirira neza ejo hazaza, nyine bagakomeza kwishyiramo icyo kintu, bakavuga ngo turabe ingenzi, turabe ingirakamaro, kubaho kwacu bifite umumaro, baradukunda cyane. Ibyo bintu bakagenda bakabyishyiramo ko kubaho kwabo hari umuntu ubyitayeho cyane. Ariko nyuma iyo bibatengushye bakaza kubona imvune zabo, ibyo bakoze byose, ibyo bakora, bakabona n'ubundi bitesheshwa agaciro mu isegonda rimwe, ngo biri mu bibazo bya mbere biri gutuma abagabo benshi hirya no hino ku isi biyahura. Kubera iki? Kubera ko babaye mu kinyoma, mukanga kubabwiza ukuri ko kubaho kwabo nta muntu n'umwe ubyitayeho, ko baramutse bapfuye uyu munsi ejo twabibagirwa, ko ndetse na wa mugore waguriye imodoka yageze mu muhanda igashiramo amazi, umwana w'umuhungu akazana akabida akamusukiramo amazi, ahita agira ngo uwo mwana w'umuhungu niwe ufite agaciro kurusha weho wayimuguriye. Ugasanga noneho biragucanze mu mutwe, utangiye gutekereza ngo ese ubundi mfite uwuhe mumaro, ese abantu kuki batanyitayeho? Ibyo rero kubera warashyize icyizere cyawe ahantu utagomba kugishyira, ugashyira icyizere cyawe cyo kumva ko abantu bakwitayeho, bigatuma wahita uniyahura. Abantu benshi mujye mubona biyahura b'abagabo benshi, nicyo kibazo kibabaho, nuko batabwiwe ko nta muntu witaye ku kubaho kwabo, nabo ubwabo nta muntu n'umwe ubitayeho. Bo ngo noneho ubwabo biyiteho, bakora ibintu byose batarafashe ibyizere byabo ngo babishyire ahantu. Buri icyizere cyawe gishyize ahantu noneho kikaza kurangira usanze waribeshye. Nibyo bintu bya mbere bibabaza abantu cyane. Gusa nanone muri kano kanya nimba uzi ko ufite abantu bakwitaho rwose, bagukunda, nawe bakunde, ubiteho, ubateteshe, ubafate neza. Ariko nanone ntuzumve ko imibereho yawe myiza, ibyishimo byawe bya nyabyo bigomba kuba bishingiye kuko ngo abo bantu bakwitayeho, bagukunda, ngo bafata neza, ngo nawe ubitayeho. Oya, wituma ibyishimo byawe bishingira kuri bo. Bakunde, ubiteho, bafashe, ubabe hafi, ariko ntuzajye kumva ko kubaho kwawe, kwishima kwawe bishingiye kuri bo. Aho ngaho rero ngo niho abagabo benshi bikunda kubananirira. Ntago bazi gushimira ngo bumve ko hari ababakunda, bafite ababakunda, babishimira Imana, banezerwe, birangirira aho gusa. Ahubwo abagabo baratwarwa, bagatangira kumva ko ubuzima bwabo bwose bushingiye kuri abo bantu, bagatangira kubakoresha,
babashukishije ngo kubitaho, ngo babaha keya, ngo babaha hafi, babuze bapfa, ugasanga nibyo bashukisha abagabo. Abo bagabo nabo bagatangira kumva ko abo bantu koko ari bo buzima bwabo bushingiyeho gusa. None iyo baje gusanga ibyo ngibyo uko bafata abo bantu atari ko abo bantu bo babafataga, cyangwa se baje guhinduka, isi y'abo bantu cyangwa se y'abo bantu y'abo bagabo ibirangiye burundu. Niho dusanga umuntu yiyahura akavuga ati narinzi ko isi yanjye ari aba bantu, ibyishimo byanjye ari aba bantu cyangwa se uyu muntu, niho kuko yari yaranyeretse ko nyine kubaho kwanjye bifite igisobanuro gihambaye ku isi. None nje kubona ko kubaho kwanjye naba mari naba ntahari burya nta kintu byahindura ku buzima bwe, nk'uko isi yose upfuye nta kintu byahindura. Aho ngaho rero iyo abagabo babiguyemo bakabimenya nyuma n'abagore, nibwo usanga noneho isi yabo iy'isi irangira, kuko baba baramaze kumva ko isi yabo ari abo bantu. Fata abo bantu bishimire, ubafashe, ubakunde, ariko kubaho kwawe n'ibyishimo byawe ntiwumve ko ariho bigomba gushingira gusa. Imbaraga zawe ntabwo ugomba kumva ko zigomba kugira undi muntu uwo ari wese ziturukaho, cyangwa se ibyishimo byawe ntabwo uba ugomba kumva ko biri mu biganza by'undi muntu, ngo uwo muntu mu gihe kanze mbuto uri bwishime nta kandi indi mbuto ubabare ku buryo gukora cyangwa se ibindi byose bikunanira. Ugomba kwiyubaka by'umwihariko mu mutwe wawe ukagenda ugakomera cyane, amahoro y'indani muri weho ukayiha ukayakomeza by'umwihariko, ku buryo nta kintu na kimwe cyabinyiganyiza kibaho gishoboka. Yaba hari umuntu wa wundi uvuga ngo urakunda umwitayeho, yaba hari yaba adahari, yaba ari babantu ukunda yaba badahari cyaba hari, ku buryo ibyo bintu bitanyeganyeza kwa kuntu ukomeye mu mutwe cyangwa se amahoro yo mu mutima wawe. Banza wikuremo ibyo bintu byatumaga wishidikanyaho, barambona gute, barabyumva gute, abantu bazamfata gute. Wikuremo ubwoba, icyitwa ubwoba muri rusange, kuko ibyo bintu byose ntabwo ari ibya nyabyo. Wikuremo ibitekerezo bivuga ngo abantu banyitayeho, amaso yose ahanzwe kuri njye, ninkorera ibi bintu bizavugwa hehe, bizavugwa hehe? Upfuye none nta n'ubwo ejo twaba tukwibuka, none ngo uri gutinya kugira ibyo ukora ngo bizavugwa hehe? Banza wicara uvuga ngo aho uri ujye wibwira ngo nta muntu unyitayeho, ntawe ubyitayeho. Niyo byaba nibyo baba bari kwigirisha nabo babyitayeho, ariko ntabwo babyitayeho. Wegenda ubeho nkawe, ukoreshe bwa bushobozi bwawe bwose bukurimo Imana yaguhaye, nta kintu kimwe kigutera ubwoba. Nta bantu wumva ko bagomba kugucira urubanza ngo wumve bigufasha. Ikindi kintu ugomba gukora muri kano kanya, urabona isegonda rimwe ni akantu gatonya, ariko ushobora kugakoresha ukanda wanditse subscribe, ukaba utanze umusanzu ukomeye cyane kugira ngo ibiganiro nk'ibi n'ibindi byinshi bijye biza ubu wa mbere mu kubibona. Ndaje mu kanya.